Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza aho muri hose impande zose z'isi, mwe dusangiye gusoma ibyanditswe byera. Nongeye kunezererwa Imana rero impakanya kugira ngo tuganire kuri uyu munsi. Uyu munsi dukomeje gusoma ibyanditswe, tunasoma amagambo yanditse muri Samuel wa mbere ibice 14, dusome ndetse n'amagambo yanditse mu byo ku ngoma ibice 4, dusome n'igitabo cy'Abakorinto ba kabiri ibice 13. Uyu munsi turangiza gusoma igitabo cy'Abakorinto ba kabiri. Uyu munsi rero amagambo twasomye ndashaka guca mu nkuru twasomye mu Isezerano rya kera nihuse cyane, ntabwo ndi buzitindeho. Ni inkuru twasomye dusoma iby'urugamba rw'Abisirayeli barwanaga n'Abafilisitiya, dusomamo kuntu umwana umwe wa Sawuli yemeye kwitanga, ariko akitanga agendeye ku bushake bw'Imana, akavuga ati ngiye gusenga Imana itugabise bano bantu bamaze iminsi baratugose baduhiga baturwanya. We n'umutwaje ingabo bajya inama zo kugenda kugira ngo bajye gutata abo bantu barebe uko bameze, bahima basaba Imana ikimenyetso. Bizera Imana, bavuga ijambo rikomeye ngo Imana ibasha gukiza ikoresheje umuntu umwe kimwe n'uko yakoresha benshi. Bagiye bose nta n'umwe ubizi, ariko ngo abandi bagiye kunabona ingabo ziri gutatana mu birindiro byazo, abona Abafilisitiya bari gusubiranamo. Sawuli n'ingabo ze bajya batera, noneho bajya babanesha. Ariko hano nongeye kubona nk'amagambo akomeye, navuga ngo yo kubura ubwenge kuri Sawuli, ndetse nongeye gusenga Imana mu mutima, ndabwira ngo Mana jya abayobozi gufata ibyemezo bikwiye. Sawuli arahiza abantu ko batari burigire icyo barya, batari burigire icyo banywa umunsi wose kugeza barangije Abafilisitiya bakabarangiza. Bari ku rugamba, nta kurya nta kunywa. Ibaze nawe, biza no gusangwa ko noneho n'amabwiriza yatanzwe n'umwana we adahari, aza gukora icyaha. Ariko Imana ishimwe yuko nyine uriya muhungu we batamwishe, kuko yagombaga kwicwa bikarangira, kuko yaraciye ku itegeko ndetse no ku ndahiro. Ariko byose byatewe no kubura ubwenge kwa Sawuli, byatumye yongeye gushaka ubushake bw'Imana, ngo arayibaza ngo niba agomba gutera. Imana iramwihorera, iramwihorera, ntiyagira ikimubwira, bituma arekera aho ngaho. Ariko nyamara nubwo byaremeze gutyo, Imana yabanye nawe kenshi, igenda imukiza. Bibiliya iratubwira muri cya gice twasomye ngo yamuhaye kunesha ibihugu byinshi bibakikije, arabitera, arabitsinda, arabitikiza, aba umwami uganje muri icyo gihugu. Nubwo yari navuga ngo imburabwenge, uko niko Imana ijya itwihanganira mu ntege zacu za buri munsi. Hari igihe tujya tubona abantu tukabona bakosama, bakora amakosa, tukabareba tukabagaya, tukavuga tutakose abantu nabo barasenga, bazi ibyo bakora. Ariko Imana ijya yihanganira abeza n'ababi kugira ngo ubumana bwayo bugaragare. Imana tudusange cyane. Hanyuma mu byo twasomye no mu byo ku ngoma, ni igitabo kivuga nk'amazina menshi. Kubasomye iki gitabo, iki gice mushobora gusanga amazina ngo runaka byara runaka, uyu nguyu yabyana abana 2, uyu yabyara abana 3, hano abyaye 16, ibintu nk'ibyo byose. Bakavuga aho bari batuye. Reka mbabwire, iyo ndi gusoma igitabo nk'iki, ibice nk'ibi ngibi nkabona nk'amazina, hari ikintu binyemeza, hari n'ikintu bimbwira, kandi nkumva ndafashijwe. Binyereka ko ibyo ndi gusoma bifite ishingiro. Uvuga ngo binyereka ko atari ibintu bihimbano, ahubwo ari ibintu historique. Niba tuvuga ngo Imana yatumye inyanja itabukamo 2, cyangwa se Yorodani icikamo 2, iyo mbonye amazina nk'aya, nkabona imijyi, nkabona aho abantu bari batuye, nkabona imigezi, nkabona ababyaye abandi, nkabona uruhererekane rw'uko abantu bagiye bakurikirana mu myaka n'imyaka, ndavuga nti Imana dusenga, kuko na Bibiliya dusoma iriho, ibyo dusoma ni ukuri. Hanyuma rero reka tuzimuka tujye mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri. Igitabo cy'Abakorinto ba kabiri ni igitabo navuga ngo kigoye kuko kandi kiryoshye, kuko ni igitabo dusoma amateka ya Pawulo. Reka mbanze mbibwirire historique iki gitabo, cyangwa se amateka yacyo. Iki gitabo cy'Abakorinto ba kabiri ni igitabo cyanditswe kijyanye n'ubwiyunge bw'abantu,
cyangwa se Pawulo ashaka kugira ngo yiyunge n'ab'i Korinto. Reka mbabwire uko byatangiye. Pawulo agiye i Korinto, mu mujyi waho ahavuza ubutumwa abantu bari hari. Igihe kirageze Pawulo arahava, aragenda. Amaze kuhava yumva inkuru y'uko ab'i Korinto basubiye inyuma, bavuye mu byizerwa. Ariko si n'ibyo gusa, haje abandi bantu bandi baza bigisha ibintu bitandukanye n'ibyo Pawulo yigishije, baza bishyize hejuru, baza ari abantu bitwa ko bakomeye, baza bavuga ko ari abantu b'ibirangirire bazwi basobanutse. Pawulo arabandikira, yandikira ab'i Korinto, ariko rwa mbere arabahana, arabacyaha. Izo bitabo cya mbere cy'ab'i Korinto, igitabo kirimo impuguro zijyanye n'imibereho ya gikristo, zijyanye n'ibigomba gukurikizwa. Tubona nk'ibyo gushaka, tukabona nk'ibyo gusenga, tubona nk'ibintu byinshi, tukabona nk'iby'igaburo ryera. Mbega usanga impuguro zitandukanye z'ubuzima bwa gikristo. Ariko si aho byarangiriye. Abo bigisha b'inyoma barahagumye, abo bishakira n'abo barahagumye, bituma Pawulo agambirira kubasura. Asura ab'i Korinto. Amaze kubasura, asubira aho yari azi. Arava muri icyo gihugu, muri ako karere yari atuyemo, ndetse ngo ajya aho bita i Filipi. Bavuga ko hashobora kuba handikiwe iki gitabo cy'Abakorinto ba kabiri. Yumva inkuru y'uko noneho ab'i Korinto bamaze noneho guhindukira, bihannye, bamugarukiye. Ariko reka mbabwire impamvu imwe cyangwa se nyinshi muzatumaga Pawulo bamupinga. Baramupinga ko Pawulo yaje adaca abantu amafaranga. Baramupinga kuko ngo yaje ari umuntu woroheje. Baramupinga kuko yaje ari umuntu utishyira hejuru ngo yikakaze nk'abandi bigisha baje nyuma ye. Ndetse ngo abaje nyuma ye bakafata uko kwicisha bugufi, uko guca bugufi, uko kutavuga cyane, uko kutabintyoza mu magambo, uko kudaca amafaranga mu ivugabutumwa, bakabifata nk'intege nkeya. Ariko Pawulo agiye kubandikira ababwira ngo reka mbabwire, nashimishwa no kuba mu ntege nke zanjye, kugira ngo imbaraga za Kristo zibone uko zigaragara. Kuko na Kristo nawe, Imana dusange cyane, yemeye kuva mu ijuru aza mu isi nubwo yari umukire ku bwacu. Ndi kugira ikirenge mu cye, rero ntihagire ushaka kugira ngo antere imibabaro, kuko mfite Kristo wabambwe muri gihe mu ngingo zanjye. Uko niko Pawulo yarabayeho. Arangije kandi ariko agera ahantu yirata ibyo ari byo, yikompara nabo bari bariho, ashaka kugira ngo reka bikore intoko, nubwo bamutekereza ukundi, ariko ko afite byinshi abarusha, ko ari umuyuda, ko ari umufarisayo, ariko ikiruta byose ko yahishuriwe Yesu akajyanwa mu ijuru kandi ntawe agiyeyo. Imana dusange cyane. Amaze gusobanura ibyo byose, amaze gusobanura ko guca bugufi ari ikimenyetso cyo kuba umukristo n'umwana w'Imana, nyine uko niko agenda abwira abikubona ati muramenye, ntakagire ubashukisha kwishyira hejuru no kwifata uko atari, kubera yuko kwishyira hejuru no kugaragaza ubushobozi n'icyubahiro atari byo byonyine bigaragaza yuko uri umukozi w'Imana. Pawulo ariko saho yagarukiye, ahubwo yanababwirije n'ibintu bijyanye no gutanga, kuko yagendaga mu Yerusalemu hateye inzara ikomeye. Iyo nzara ikomeye ituma noneho Pawulo aca mu matorero yabwirizaga, agenda ababwira yuko bagomba gufasha bene data bari Yerusalemu. Mbabwira yuko iki gihe Pawulo muri rivuga butumwa rye no muri uku kwaka uyu musanzu wo gufasha ab'i Yerusalemu, benshi baramupinze ndetse ntibemera n'ivuga butumwa rye, bemera n'izo mpuguruze. Bituma yongera kubabwira amagambo, arababwira ati mwibuke yuko gutanga bihejumisha kuruta guhabwa. Imana dusanga cyane. Kandi mwibuke yuko Yesu, ari nayo magambo twasomye uyu munsi cyangwa se turi butindeho uyu munsi, twasomye yuko na Kristo ubwe yemeye kwicisha bugufi, agaca bugufi kugira ngo tube abakire kubwe. Ubuntu bwa Yesu Kristo bwatumye tuba abakire, we nubwo yemeye kwicisha bugufi, nubwo yari umukire kuturusha cyangwa se aratunze kuturusha, ariko yemeye kwisiga ubusa kugira ngo tubashe kuba abakire muri bo. Ngo n'Abakorinto ba kabiri 8:9. Rero ntavuze menshi,
igitabo cy'Abikorinto wa kabiri ni igitabo kiri impuguro nyinshi, muri zo harimo kumenya kwicisha bugufi, kumenya uwo uri we, kumenya agaciro kawe nk'umukirisitu, kandi kutagendera mu biguruka ngo uvuge ngo ubwo ndi mu biguruka, ubwo ndi muri nyamwinshi, ubwo ngaragara neza, ubwo nambara neza, ubwo nsa neza, ubu nibwo ndi mu murongo w'abakijijwe. Oya, ahubwo kwicisha bugufi, urukundo, gufasha abakene, kwita ku babaye, ibyo nicyo bigaragaza ko uri umugenzi ujya mu ijuru. Imana idusanga cyane. Reka rero ndangiriza aha ngaha, mbifuza ibihe byiza, mbifuza gukomeza gusoma ijambo ry'Imana no kunizerwa. Umwami Imana abane namwe. Amen.